Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 6. Duhereye ku murongo wa 2, hari umutwe uvuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intare 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwiriye igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'ubwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye b'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravuga bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 ku munsi, asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 ku munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Ba bagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abazanira Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo, abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe na Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako aranezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira
babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati: amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'Umuperesi, Daniyeli agubwa neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hano muri iki gice cya 6 dusomye uburyo Daniyeli yagambaniwe n'abandi batware babanaga nawe, bayoboranaga nawe, bari barahawe ubu bwami, bayoboranaga nawe. Ariko kubera ko Daniyeli ngo yari atonnye kuri uyu mwami Dariyo, aba batware bandi bagenzi be bagize ishyari ryinshi cyane, ntibanezerwa n'uburyo Daniyeli atonnye kuri uyu mwami wabo witwaga Dariyo. Nuko bashakisha impamvu iyo ari yo yose bakwirukanisha Daniyeli ku bwami. Barashakisha ahantu hose, Daniyeli bamuburaho ikirego na kimwe. Barashakisha mu buyobozi, bamuburaho ikirego. Barashakisha mu baturage, bamuburaho ikirego. Barashakisha mu mitungo, bamuburaho ikirego. Barashakisha mu byo avuga, bamuburaho ikirego. Barashakisha mu myitwarire ye, bashakisha ikirego kuri Daniyeli, baragishakisha barakibura. Ishyari riranga rirakomeza riba ishyari. Mwene data, Imana ikurinde ishyari. Mu izina rya Yesu, Imana ikurinde ishyari. Ishyari ni ribi, ishyari riricisha, ishyari riranyagisha, ishyari ni ribi. Imana ikurinde ishyari mwene data. Wowe unteze amatwi aka kanya, Imana ikurinde ishyari riri mu mitima y'abantu, mu mitima y'abanzi bawe, mu mitima y'indyarya, mu mitima y'abakubeshya. Imana ikurinde ishyari. Daniyeli abantu bamugiriye ishyari, bamuhoye ko yaratonnye ku mwami. Baramushakisha hasi no hejuru, bashakisha ikintu barega Daniyeli kugira ngo yirukanwe, kugira ngo Daniyeli yicishwe. Baragishakisha barakibura. Nuko barangije baravuga bati rero, kugira ngo dufate Daniyeli mu ikosa, nuko tumushakisha mu ruhande rw'Imana ye, kubera ko atazareka gusenga, kubera ko atazareka kwizera Imana, kubera ko atazareka kugwa neza, kubera ko atazabura kuvugisha ukuri, kubera ko yizera Imana. Nta handi hantu twafatira Daniyeli tutamushakiye mu ruhande rw'Imana ye. Imana ishimwe cyane. Bashakisha ikirego barakibura, baravuga bati noneho tugiye guhimba itegeko, nitumara kurihimba turishyire umwami arisinye, aryemeze, avuge yuko umuntu uwo ari we wese muri iki gihugu uzamara iminsi 30. Mu minsi 30 wumve ukuntu babigize n'itegeko ryikubagaho kugira ngo babone uko bikiza Daniyeli vuba vuba, ngo babishyize mu minsi 30, kuko bari babizi neza yuko Daniyeli atazarorera gusenga. Uko yasengaga 3 ku munsi, bari bazi ko Daniyeli atazarorera gusenga. Bari bazi ko Daniyeli atazareka kwizera Imana ye. Barashakisha baravuga ngo nta handi hantu tugiye gushakira Daniyeli, tugiye kumushakira ku Mana ye. Imana ishimwe cyane. Daniyeli bamuziza gusenga. Bafata itegeko bararyandika, bamaze kuryandika bararyemeza, barishyira umwami. Baramubwira tumva rero mwami, itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi nk'uko ridakuka, umuntu uzarirengaho akazagira indi mana asenga, akazagira ikindi kintu icyo ari cyo cyose asaba cy'Imana atari wowe wasabye mwami, uwo muntu azajugunywe mu rwobo rw'intare. N'igihano bahita bagishyiraho ako kanya baracyemeza. Umwami nawe kubera ko yari ahagaze kuri Daniyeli ashaka ngo kumuhagararaho, ariko ntibyakunda. Itegeko arangije ararisinya. Nuko amaze kurisinya, ba bagabo bari buzuwemo n'umwuka w'ishyari, bari buzuwemo n'umwuka w'urwango kuri Daniyeli, baramugenzuye kugira ngo bamufate, noneho babone uko bajya kumuregera umwami. Muribuka ko bashakishije impamvu iyo ari yo yose
kugira ngo babashe kurega Daniyeli, babashe kumwirukanisha ku mwami cyangwa kumwangisha umwami. Barabibura, barabishakisha, barabibura. Noneho umwami nawe kubera ko yari azi ko Daniyeli ari umuntu ukiranuka, ari umuntu w'inyangamugayo, ari umuntu uvugisha ukuri, ari umuntu utwaye neza abaturage yari yaramuhaye kuyobora, nawe akomeza guhagarara kuri Daniyeli, ariko agongwa n'itegeko kuko itegeko yari yamaze kurisinya. Uyu mugabo witwa Daniyeli, aba bagabo rero ngo barakomeje baramugenzura. Daniyeli we yakomeje gusenga nk'uko bisanzwe, kandi noneho ngo idirishya ryo mu cyumba cye ryari rikinguye. Daniyeli agakomeza gusenga gatatu ku munsi nk'uko yasengaga gatatu ku munsi. Ba bagabo rero baba bagize amahirwe, bamubonera mu idirishya Daniyeli ari gusenga. Barangije bihutana inkuru ku mwami, baragenda baramubwira bati rero mwami, haleluya, wowe ntiwasinye itegeko ukavuga ngo umuntu wese uzagira imana asenga, uzagira ikindi kintu asaba indi mana atari wowe wasabye, uwo muntu azicwe. Ntabwo wabivuze ko uwo muntu azajugunywa mu rwobo rw'intare? Umwami arangije aravuga ati narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi ndetse n'Abaperesi atavuguruzwa. Haleluya. Umwami nawe bajya kumubwira ibi bintu, ntabwo babanje kuvuga ko babonye Daniyeli ari gusenga, ahubwo babanje kumunyuza kuri rya tegeko, babanza kumusubirisha, kumutega umutego kugira ngo uyu mwami yemere ko iryo tegeko nawe yarisinye. Nuko arangije aravuga ati koko narabisinye. Nuko baramubwira bati nuko rero wa mugabo witwa Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda, we ntakwitayeho, ntashaka gukurikiza itegeko ryawe, ntashaka kugendera ku iteka washyizeho ukuboko, ngo ahubwo ajya asenga gatatu ku munsi. Imana yacu ishimwe cyane. Wumve yuko bakurikiranye bakanamenya ko Daniyeli asenga gatatu ku munsi. Bari babizi kuko yasengaga bamureba, uko yazamukaga gusenga barabibonaga bakabara. Baragenda babwira umwami bati uyu mugabo witwa Daniyeli we ntakwitayeho, ntabwo ashoboye kumvira amategeko yawe, dore asenga gatatu ku munsi. Nuko umwami yumvise iryo jambo ngo ararakara cyane, ashyira umwete kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Umwami rero yanze kugira umwanzuro afata, abura ukuntu yabigenza, ariko akagongwa n'itegeko yasinye, kandi aba batware bakamushyiraho igitutu cyo kugira ngo atange Daniyeli ajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko umwami arangije baramubwira bati nuko rero nyagasani, ibyo urimo ukora byose umenye neza ko iryo tegeko ari wowe warisinye, ko nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. None nudahana Daniyeli, nawe ubwawe uraba wishe itegeko. Nuko umwami arangije ava ku izima, arategeka ngo aravuga ngo nibajyane Daniyeli bamujugunye mu rwobo rw'intare. Ariko umwami ngo yabivuze afite agahinda kenshi cyane kandi afite n'umubabaro mwinshi. Nuko arangije ngo bamujyana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare, ngo ashyiraho ikimenyetso cye bwite ngo ni icy'abatware be, kugira ngo mbese ubwo urumva yahise asinya rya tegeko, ariteraho na kashe kugira ngo Daniyeli agende ajye kujugunywa mu rwobo rw'intare. Nuko umwami ariko ngo asubira mu nzu ye ababaye cyane, ntiyagira ikintu arya, ntiyagira ikintu afata. Yari afite umubabaro mwinshi kuko yabonaga yuko ari akagambane gakorewe Daniyeli, yabonaga ko ari ishyari aba bantu bagiriye Daniyeli. Nuko umwami araryama, ariko arara ataraye, arara atishimye. Abwira Daniyeli ati hari imana yawe ukorera izabasha kugukiza amenyo y'intare. Arabimubwira. Nuko Daniyeli baramutanga, itegeko ryateweho kashi, umwanzuro wafashwe, nta kindi kintu cyagombaga gukurikiraho. Icyari gukurikiraho nyine ni ukujya gufata Daniyeli bakajya kumujugunya mu nzu y'intare. Abanzi ba Daniyeli rero barihuse cyane, bajya kumufata bamujugunya mu mwobo w'intare. Umwami yaraye ataraye, yaraye ijoro afite umubabaro. Bukeye ntago yarindiriye ko bucya, yarihuse ngo aragenda ajya hafi ya rwa rwobo rw'intare, ahamagarana n'umubabaro mwinshi. Aramuhamagara ati yewe Daniyeli, haleluya, ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Haleluya. Abaza Daniyeli, aramubaza ati mbese Imana yawe ukorera
yaba yabashije kugukiza intare? Daniyeli ngo arangije arasubiza ati, mwami nyagasani uhoraho, imana yanjye yohereje marayika wayo, intare ntacyo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Imana yacu ishimwe cyane. Ikintu cyabashije gutabara Daniyeli kikamutabara muri uru rwobo rw'intare ni uko yabonetse imbere y'Imana nta cyaha afite, kandi nta nubwo yigeze asuzugura uyu mwami. Yari umwami w'isi, ariko Daniyeli yaramwubahaga. Yari umwami w'ubwami bwo mu isi, ariko Daniyeli yageragezaga kubaha amategeko ye, akanayagenderamo neza, akanamwubaha. Nawe ubwe nta kintu na kimwe yari yarigeze ngo amucumuraho. Nubwo yasengaga Imana, yarasengaga ariko akabitwara neza, no muri ubu bwami bwo mu isi yari arimo nabwo akabwitwaramo neza, akabukiranukamo, ku buryo Daniyeli rero yagaragaye imbere y'Imana ari nta kintu na kimwe cy'umugayo kibasha kumubonekaho. Nuko Imana yohereza marayika wayo, aragenda abumba iminwa y'intare, intare ntizabasha kugira icyo zitwara Daniyeli. Umwami yumvise Daniyeli akivuga ngo ahera karanezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo rw'intare. Nuko bamukuramo, basanga nta kintu intare zamutwaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Haleluya! Daniyeli yakomeje kwiringira Imana, yagiye mu rwobo rw'intare asenga, yahagaze hagati y'intare asenga, akomeza gusenga kandi ntiyagira ubwoba, ntiyatinya. Haleluya! Umuntu yizera Imana akamaramaza. Ibaze ko umuntu yemera akagenda akagera no mu rwobo rw'intare, akajugunywa mu ntare, akazihagararamo, ariko agakomeza kwizera. Mwene data, reka nkubwire, ikigeragezo cyose uhagazemo uyu munsi wa none, ikigeragezo cyose urimo, uburemere bwose ko bungana, nuko bwaba bukomeye uko ariko kose, niba warahisemo kwizera Imana, ntucogore kandi ntucike intege. Humura, Imana irohereza marayika wayo. Marayika araza gukura muri icyo kigeragezo, marayika araza gukureho muri urwo rubanza, marayika araza gukuraho mu nzu y'imbohe, marayika araza gukuraho muri ibyo bibazo. Marayika w'umwami Imana, humura, Imana iramwohereza. Wowe gumana kwizera gusa, kandi ugumane gukiranuka. Dore ikintu tuzize kudakiranuka, ngo tugaragare imbere y'Imana tutari umugayo. Haleluya! Niyo mpamvu tugera mu bigeragezo bikaduherana, niyo mpamvu tugera mu bibazo bikaduherana, niyo mpamvu abantu badufataho ijambo bigakunda, ni ukubera ko tugaragara imbere y'Imana tudakiranuka. Uyu munsi wa none ndakwinginze, muvandimwe wanjye, inshuti yanjye, wowe dusangiye kubaho muri Kristo Yesu, gerageza gukiranuka, ugaragara imbere y'Imana utari umugayo, maze urebe ngo Imana irakugirira neza. Imana iri bwohereza marayika wayo, araza kubumba iyo minwa y'intare zikwasamiye, araza gucecekesha iryo tanura ry'umuriro, ari buze kuza kukuvana muri ibyo bibazo byose uko bingana. Reka nkubwire mwene data, ntutinye kandi ntugire ubwoba. Haranira kugaragara imbere y'Imana ukiranuka, nk'uko uyu mugabo Daniyeli yagaragaye imbere y'Imana akiranuka. Daniyeli yakiranutse ku Mana ye, ariko anakiranuka no kuri uyu mwami wari uyoboye ubwami bw'isi, nawe amukiranukaho. Ahantu hose uri, mu bantu uri kumwe nabo kiranuka, mu rugo rwawe kiranuka, mu bana bawe ukiranuke, mu kazi kawe ukiranuke, aho uri nawe uhakiranuke, no ku Mana yawe ukiranuke. Ugaragareho, ntugaragareho umugayo, ntugire aho ugaragaraho umugayo. Imana yiteguye kohereza marayika wayo, akaza akagukiza. Haleluya! Daniyeli bamuvanye mu rwobo rw'intare, baramukuramo akiri muzima, nta kintu yabaye. Noneho uyu mwami arangije ahita ngo ahamagaza ba bantu bari bagambaniye Daniyeli, bari banakoze n'itegeko ryo kumujugunyisha muri uru rwobo rw'intare, abatumizanya ngo n'abagore babo n'abana babo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, Imana iraza kukurenganura, Imana iraza kukurenganura, Imana iraza kugukuraho igisuzuguriro. Abadayimoni bakwasamiye, abadayimoni n'abana babo n'ingabo zabo, Imana iraza kukurenganurira hagati yabo. Imana iraza kubamenagura umutwe. Wewe tuza kandi ukiranuke, ugaragara imbere y'Imana ukiranuka, ibindi byose Imana irabyikorera. Aba bantu bagambaniye Daniyeli bandikisha itegeko ku
kugira ngo Daniyeli ajugunywe mu rwobo rw'intare, bamuhora yuko asenga 3 ku munsi, ari nta kindi kintu bamuhoye. Bamushatseho urubanza hose baramubura, bamushakaho ikosa bararibura, bamushakaho icyaha barakibura. Bihutira kujya kumugambanira ku mwami, bihutira kujya gusinyisha itegeko ry'ikubagaho mu minsi 30 ngo umuntu uzagaragaraho hagira ikindi kintu asaba iyindi mana ngo azicwa. Ariko mwana, abantu tugira abanzi, tugira abagome baduhagurukira, tugira abagome badugambanira, baduhora ubusa. Umuntu agahaguruka akajya kuguteranya, akajya kuguteranya n'umuvandimwe, akajya kuguteranya n'umugabo, akajya kuguteranya n'inshuti, akajya kuguteranya ku kazi, kugira ngo akwirukanishe byonyine gusa, agahaguruka. Aba bantu bariho, aba bantu tugendana nabo, aba bantu tubana nabo. Daniyeli byamubayeho, nta kindi kintu azize gusenga Imana ye. Abantu bakaguteranya bakurenganiriza ubusa, abantu bakagufungisha bagufungishirije ubusa, abantu bakakwicisha bakwicishirije ubusa, abantu bakagusenyera bagusenyereye ubusa, abantu bakakugambanira bakugambanira ubusa. Ariko reka nkubwire mwene data, wowe uri mu kantu kameze gutyo, ntutinye kandi ntugire ubwoba. Imana yiteguye kuza kukurenganura, Imana yiteguye kugutabara. Muri izo ntare nubwo zasamye, nta kintu ziri bugutware, nubwo zikanuye amaso, humura, nta kintu ziri bugutware. Marayika w'umwami Imana ari kumwe nawe. Daniyeli bamuvanye mu rwobo rw'intare ari muzima. Umwami ategeka ba bantu bagambaniye Daniyeli kubazanana n'abagore babo n'abana babo, ngo intare zahise zibasamira hejuru, ngo zibamenagura amagufa bataranagera no mu rwobo. Imana ishimwe cyane. Nuko umwami Dariyo ngo arangije ngo ahita yandika itegeko, yandikira abantu b'amoko yose ngo n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose, ngo amahoro agwire muri mwe. Arababwira ngo nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli. Haleluya, bajye bubaha Imana ya Daniyeli. Humura nawe muri karitsiye nubyitwaramo neza, karitsiye yose izahindira umushyitsi imbere y'ibirenge by'Imana yawe, bazubaha Imana yawe. Aravuga ngo nshyizeho itegeko abantu bose bajye bubaha Imana ya Daniyeli, kandi ngo bahindire umushyitsi ngo imbere yayo iteka ryose, ngo ubwami bwayo ntibuzageza, ngo ubwami bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, niyo irokora igakiza, ngo ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru ndetse no mu isi, kandi ngo niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Imana ishimwe. Nuko uyu mugabo witwa Daniyeli ngo agubwa neza ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'Umuperesi. Daniyeli agubwa neza kuko aba bagabo bahise baha agaciro Imana ya Daniyeli, barayubaha, baravuga bati abantu bose bari muri iki gihugu nyoboye, ntihazagire iyindi mana mukorera, ntihazagire iyindi mana musenga. Imana yabashije gukiza Daniyeli, ikamukiza inzara z'intare, ikamugikura mu rwobo yari yajugunywemo ngo intare zimurye. Ntihazagire iyindi mana musenga mudasenze Imana ya Daniyeli, atari yo mwambaje. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko Imana ihora ibereye maso ubwoko bwayo. Reka nsoze nkubwira ngo mwene data, Imana ikurwanirire, Imana ikurinda abanzi, Imana ikurinda abantu bagufitiye ishyari. Haleluya. Imana ikurinda abantu bagufitiye ishyari. Ishyari ririca, ishyari riranyagisha, ishyari ni ribi. Ishyari, Imana ikurinde imitima mibi igufitiye ishyari, aho iri hose, waba ubizi waba utanabizi. Imana ikurwanirire, Imana ikurinda abantu bagufitiye ishyari. Abantu bahaguruka bakajya kuguteranya nta kintu wakoze, Imana ikurinda abo bantu. Imana ikurinda abantu bakwanze, batifuza umwanya uriho, bashaka kukugambanira kugira ngo bawugukureho. Imana ikurinda abo bantu bashaka kukwirukanisha, bari gushaka kukujugunya mu rwobo rw'intare. Imana ibakurinde. Senga cyane mwene data, senga, we gutuza, ntutuze, ntudamarare kubera yuko umushahara uri kuza buri kwezi. Ntudamarare kubera ko amahoro uyu munsi uyafite. Ntudamarare, ejo ntabwo uzi uko bizaba bimeze. Ishyari, Satani azahagurutsa ishyari ahantu utazi, izahaguruka abadayimoni baguhagurukire bakurwanye. Imana ikurinda abantu bose bari gushaka kukujugunya mu rwobo rw'intare.
uru rwobo rw'intare ndarugereranya n'ikintu kibabaza umutima, gikomeretsa umutima, ushobora guhura nacyo utabigizemo uruhare, giturutse ahantu nawe ubwawe utatekerezaga ko cyaturuka, kikaza kigakomeretsa umutima wawe, kikakubabaza, kikagushengura. Imana ikurinde icyo kintu ntikikubeho. Imana ikurinde abagome bashobora kukugambanira, bakakugambanira ku mukoresha wawe, bakakwirukanisha, bikakubabaza, bakaguhemukira mu buryo bwose. Imana ikurinde aba bantu barimo bashaka gusinyisha iri tegeko ryo kukujugunyisha mu rwobo rw'intare. Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, wowe ufashe akanya ukanyumva, wowe ufashe akanya ukumvira ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ikugirire neza, kandi Imana iguhe imbaraga zo gusenga. Imana iguhe n'ubwenge bwo gusenga, umenye uburyo bwo gusengamo, kuko dusenga mu kajagari, tugasenga ntitunasobanukirwe n'amasengesho dusenga ubwayo. Birashoboka ko uyu munsi uri mu kigeragezo nk'icyo Daniyeli yari arimo muri iki gihe cya none, aba bantu bamuhagurukira. Ndagira ngo nkubwire ngo hindura isengesho, senga wirukana ababanzi ku buzima bwawe, senga wirukana aba bantu barimo bashaka gusinyisha iri tegeko ryo kukujugunya muri uru rwobo rw'intare. Kumira, koresha akanwa kawe Imana yaguhaye, usenge, kuko mu kanwa kawe Imana yashyizemo imbaraga. wowe wizera, Imana yashyizemo imbaraga zikomeye, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo za mbaraga zakuye umwana wayo mu mva, imbaraga zamuzuye kuri wa munsi wa gatatu, izo mbaraga ngo niko zikorera mu bizera. Mwene data, izo mbaraga zikoresha, umenagure aba banzi baka ubuzima bwawe, aba badayimoni bamenaguze izi mbaraga zo gusenga mu izina rya Yesu. Imana nikugirire neza, Imana nikurinde aba banzi, abantu bose barimo basinyisha itegeko ryo kukujugunyisha mu rwobo rw'intare. Imana ibakurinde mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo agutwikire, ubwiza bw'Imana bukomeze kukubaho. Byose Imana ibikorere kwiyubahisha ku bwawe.